abafatanyabikorwa, abanyamakuru, content creators, social media influencers, mwaramutse. Uyu munsi twabatumiye muri ya gahunda n'ubundi dusanganywe y'imikoranire y'itangazamakuru n'ubugenzacyaha, ya gahunda dusanganywe igamije gukumira ibyaha, kurwanya ibyaha, ndetse harimo gahunda yo kugira ngo abaturage bamenye ibikorwa dukora, bamenye amayeri akoreshwa n'abagizi ba nabi kugira ngo bayirinde. Ni muri ya gahunda n'ubundi bufatanye ku bw'ineza ya rubanda. Uyu munsi rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwabatumye kugira ngo tuganire ku cyaha kijyanye n'ubucuruzi bukorerwa abantu, amayeri akoreshwa ndetse n'uburyo iki cyaha twakirinda dufatanyije n'itangazamakuru. Ngira ngo mumaze iminsi mubikurikira mu itangazamakuru bitandukanye, aho tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka 2025 hagaruwe abantu 10 bavuye mu gihugu cya Myanmar. Akaba ari abantu bari barashutswe, barajyanywe gukoreshwa imirimo y'agahato, gukoreshwa mu bikorwa bya online scamming cyangwa fraud. Abo bagiyeyo bari barijejwe akazi keza, akazi ngo muri data entry cyangwa se nibyo bababwiye, cyangwa kuzakora muri za call center, aho babizezaga ndetse n'umushahara w'amafaranga menshi hagati y'amadolari 1000 n'1500, babizeza ko uko bateye imbere, uko bakoze neza, ayo mafaranga azagenda yiyongera. Abo bantu rero batoranyijwe ngo kuko ngo bize za IT, bazi gukoresha mudasobwa, bazi kwandika vuba vuba, ndetse hariho n'ababwiwe ko bazi indimi, kuba bazi indimi, kuko bababwiraga, babizezaga ngo ko bazakora muri call center. Iyo tuvuga rero icuruzwa ry'abantu, nuko ari ibikorwa bihari bigaragara. Tuba dusaba urubyiruko gushishoza ndetse no kwirinda gushamadukira ibintu ibyo ari byo byose bababwiye, amahirwe babijeje, ibyo bababwiye ngo akazi keza, bababwiye ngo amashuri meza, za bourse, za scholarship. Hari nabo babwira ngo urukundo, akagenda azi ko asanze umukunzi, kumbe asanze umugizi wa nabi. Rero iyo inzego za leta zikangurira abantu kugira amakenga, nuko tuba tubona ko hari za warning signs, haba hari ibikorwa biganisha mu byaha runaka, cyane cyane nk'iki cyaha cyo kuvuga cyo gucuruza abantu. Leta iyo twicaye hano mu rwego rw'ubugenzacyaha, icyo tuba tugamije nta kindi no kugira ngo abantu bagire amakenga, kubarinda ikintu icyo ari cyo cyose cyababaho. Ntabwo bari ukuvuga ngo turababuza amahirwe yabo yo kujya gushaka akazi. Abantu baba basabwa, abo tuvuga cyangwa se abaturarwanda, baba basabwa kumva inzego za leta inama babagira, kuko leta ibibereyeho ineza ya rubanda. Kubw'iyo mpamvu rero irasaba ko buri muntu wese wumva ubu butumwa, kuko akenshi hari abo tubibwira, ubutumwa nk'ubu twabutanze kenshi, abantu bakavuga ngo ni ubw'abaturage, ni ubw'abantu runaka. Oya, ubu butumwa ni ubwa buri munyarwanda wese wumva, cyangwa buri muturarwanda wese wumva ubutumwa dutanga. Urubyiruko rubwira urundi rubyiruko, ababyeyi babwira abandi babyeyi, inshuti zibwira izindi ko
ibi byaha bya human trafficking cyangwa trafficking in person, it is real, iriho, birahari. Noneho iyo bavuga ngo icuruzwa ry'abantu ntabwo rigikorerwa ngo bantu ngo b'abaturage ngo badasobanutse. Oya, ubu ngubu rigeze turabona abize nabo batwarwa bagacuruzwa, abize bafite amashuri. Abo ngabo bagaruwe ni abantu rwose bafite ubumenyi bize. Turabona urubyiruko rushuka urundi, turabona ababyeyi bafasha n'abana babo kwishora muri ibyo bikorwa kuko baba bashutswe. Turabona n'abanyagihugu bashuka abandi banyagihugu, ni ukuvuga ngo inshuti zirashuka izindi. Turabona ababyeyi nabo bafasha abana babo muri ibyo bikorwa, ugasanga bose baguye muri wa mutego wo kutagira amakenga. Urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB turavuga ibi ntabwo ari uko byacitse, iyo dutanga harya tuwita umuburo, kuburira abantu, ntabwo ari uko biba byacitse, ahubwo nuko tuba tubona ko hari ibikorwa biri gukorwa, hari abari kubigwamo, hariho abafatwa, hariho abagarurwa, turaza kubiganira, hari imibare. Ibi byose biba bigamije kugira ngo dukumire. Ntabwo icyobo mugenzi wawe yaguyemo washimishwa ko nawe hagira undi ukigwamo. Niyo mpamvu tuba twaje nko kuburira. Niba hari abashutswe bakagenda bakagira amahirwe bakagaruka, ntabwo dushaka ko hari undi umuntu wongera kugwa muri ibyo byaha nk'ibyo ngibyo, aho baba victime, birangira babaye victime, bisanze bacurujwe. Ni kenshi dutanga ubutumwa nk'ubu ngubu, ariko ugasanga abantu bamwe babifashe nk'aho ubutumwa atari ubwabo bwagenewe abandi bantu. Ubu butumwa bugenewe abatureba, bugenewe abaturarwanda bose, abize, abatarize, ababyeyi n'abandi bantu b'ingeri zose. Kuko mubyeyi niwumva ubutumwa, ntabwo umwana azagushuka ngo yabonye ngo amashuri, ngo akazi. Nibura uzagera aho ushishoze, ubaze inzego za leta, ubaze ambasade. Biragoye, ntabwo byumvikana ukuntu umubyeyi areka umwana we akagenda mu gihugu atazi, kandi azi ko muri ibyo bihugu hashobora kuba hari za ambasade. Wabaza amakuru ukamureka akagenda. Harimo ubuteganye buke ku babyeyi. Ikindi abantu bakwiriye kwibaza, umuntu utazi utigeze ubona akugirira impuhwe ate yo kuguha akazi, ugashamaduka ukumva rwose ibyo yakubwiye nibyo? Umuntu mutazi mutigeze mubona ngo wabonye link kuri website. Rero amwe mu mayeri bakoresha, abo bantu bacuruza abandi bakoresha uburyo butandukanye. Hari abifashisha imbuga nkoranyambaga, kuko muri no minsi cyane bakoresha imbuga nkoranyambaga. Boherezaho ubutumwa, wakora kuri ya link bakohereje, ubwo ngubwo bugiye kaba. Hari abifashisha za kampani ngo zifasha abantu kubashakira amashuri, bourse, scholarship, gushaka visa, cyangwa gufasha abantu kujya hanze. Izo kampani nazo zirahari. Hari n'abifashisha abantu baziranye, ugasanga umuntu runaka mwari muziranye niwe ujyanye murumuna wawe, niwe ujyanye mubyara wawe. Muri make tugabanye kwizera abantu cyane. Nuko ari mubyara wawe ngo akajya kwereka amafoto agaragaza ngo ukuntu ameze neza, nawe ukagira ngo muzi abantu bajya kwifotoza mu rubura, wamubona ukagira ngo ameze neza. Muyaza amafoto, kandi muzi ko no muri iki gihe umuntu ifoto ashobora kuyeditinga akayishyira ahantu rwose ahagaze hariya kuri iriya minara byose tuzi ari Paris, hariya New York, hose akishyiramo imbere ya White House. Editing. Nawe rero ugatwarwa n'ibyo ngibyo ukagira ngo ni ukuri koko.
abantu niboge magazi hariya baba ngo boge magazi amazi si yayandi. Ibintu byo kugirirwa impuhwe, byo kumva ko wafashwa, byo kumva ko hari umuntu wakugira impuhwe akazi, ariko mbwira ukuntu umuntu ashobora kuvuga watoranyijwe ute akazi ka call center cyangwa data entry, kandi nawe ubwawe uriyizi, wakwisuzuma ugasanga utari na best mu gihugu cya Aziya. Uzi abantu bize IT bariyo b'abashomeri, wowe baguciye iki? Icyo baguciye nta kindi, ni ugushamaduka. Hari abaca mu nzira z'urukundo, nabo hari ibintu bya pasi, bazamuha pasi ngo y'umukire ufite amafaranga. Mumbabarire ntiba ariyo ariyo, hari igihe muhita mugafata ko ngaho kabaye ko mutwara konti, mubivuge byose ko mbonye hari bisuhuka. Okay, nabyumvise, nakumvise icyakuzanye. So iyo rero twavuze ngo abifashisha abantu baziranye, urumva umuntu muziranye niwe ushobora kugukonvinsinga, ariko mu by'ukuri arakubwira ibintu nawe ukumva ukagenda ku bintu nta bintu bifatika afite avugira, ni amafoto yose beditinze. Arakubwira ngo umukire, ngo nguhe pase y'umukire, wowe ukagendera muri tike y'urukundo, kuko hari abantu rwose agera yezi ko yari asanze umukunzi ndetse barapanze n'ubukwe, maze ibyo ngibyo byihuta vuba, nta periode ya fiançailles ibaho, haba ari gatoya gusa, umuntu agashamaduka akagenda agashiduka yacurujwe. Gusobanurirwa rero aya mayeri umuntu akayumva neza, akabigira ibye, akagira amakenga, akirinda gushamaduka. Urubyiruko rukirinda gushamaduka cyane, gushamadukira kujya hanze byabatwaye umutima. Ibi ni ibyaha byakwirindwa, ariko byakwirindwa ryari? Igihe abantu bose bagize amakenga. Burya kugira amakenga ni kimwe mu bintu byari bikwiye kuranga umuntu utekereza neza. Abo bagizi ba nabi rero bakwirakwiza cyangwa se ubutumwa ibyo bise ngo amahirwe, opportunities, job opportunities, scholarship opportunities, nuko titre ziza zimeze. Rero umuntu akagira icyo agakoraho, agakandaho. Iyo amaze gukandaho, critères ziba zoroshye ukuzuza. Iyo bamaze kubona wujuje imyirondoro, ubwo ngubwo bajya ku yindi step, kugira ngo wenda byumvikane neza. Reka twifashishe urugero rwa vuba rw'aba bantu 10 bagarutse. Ayo namwe mu mayeri akoresha. Abantu 10 bagaruwe na leta y'u Rwanda. Bagira gutya, phase 1 itangira bohereza ubutumwa bugaragaza ngo job opportunity, amahirwe y'akazi cyangwa amahirwe y'amashuri, scholarship. Bakazohereza kuri bakoresha imbuga nkoranyambaga, Instagram, Facebook, WhatsApp, ahantu hose. Aho ngaho bazohereza batavuga ngo batagatinze kanaka, babwohereje bugwa ku munyarwanda, bugwa ku muntu wo mu kindi gihugu, bose ntawe batoranya. Ubwo rero icyo gihe bagusaba kuzuza ibyangombwa, amazina yawe, wiza, amashuri angahe, mu kanya gatoya rwose, ntabwo barenza amasaha 24 bataragusubiza ko wowe ubujuje critères. Noneho bagahita bagusaba nimero ya WhatsApp, mugatangira kuvugana kuri WhatsApp bakuyobora. Icyo gihe iyo bohereje iriya link, ni nka wa murobyi watereye urushundura mu mazi, ifi ifatwa aho ngaho nyafi itagira amakenga. Icyo gihe target y'abantu nyine niba abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Twese turazikoresha, ariko turazikoresha gute? Tugira amakenga mu buryo tuzikoresha. Icyo gihe rero phase ya kabiri yo mwamaze kuvugana kuri WhatsApp, bakuyobora, wujuje ibyangombwa, ubwo ugeze kuri step yo gushaka passport na visa. Gushaka passport na visa nabwo bakuyobora, ukayishaka. Haba hari aho basaba amafaranga, bakavuga ati don't worry, rwose ntibiguhangayishe, ayo mafaranga yatange, nushaka ureba aho yaguza
tuzayagusubiza igihe watangiye akazi. Mumbwire, hari ahandi mu kazi batanga ayo mahirwe ameze atyo? Visa bazayigusubiza, amafaranga ya visa n'aya passport. Ibyo byagombye kuba warning signs yuko too good to be true. Ibi bintu bishashagirana gutya baba bamaze kuba abantu beza cyane. Igikurikira rero, iyo umaze kubona passport, wamaze kubona visa, ubwo bajya ku yindi step ikurikira, ari step ya gatatu yo gutegura urugendo, uburyo uzagenda. Ufite visa, noneho barakubaza ati ufite ticket. Iyo nta mafaranga ufite yo kuyigura, ubwo bamaze kwizera ko wamaze kujya muri box neza, bamaze kukwemeza. Igikurikira rero, ticket kuyikugurira nta kibazo iyo nta mafaranga ufite. Nabwo iyo afite barakubwira ati nta kibazo, gura ticket wowe ubike receipt gusa, tuzagusubiza. Waba ntayifite ntabwo bashobora gutakaza, bahita bayikugurira, kandi iyo ticket aba ari ticket nyayo koko. Ntabwo bashobora gufata risk yo gukoresha impapuro mpimbano, kuko baba bamaze kukubonamo ya mahirwe yo kugucuruza. Bwabugizi bwa nabi nakusi n'amahirwe. Bakakubukingira na hotel, wajya nawe gukora ubushakashatsi ukareba ya ticket ugasanga niyo koko, wajya kureba ugasanga hotel irahari, byose biri safe, ariko ntuba uzi ikirimo. Step rero ikurikiraho, baba bageze noneho no ku yindi step. Yo urumva wabonye passport, wabonye visa, ufite ticket, ufite booking ya hotel. Ubwo no gutegura urugendo. Hano rero gutegura urugendo, bari aba traffickers cyangwa se bari abagizi bana barutegura neza details zose, bakazikubwira bakagusubishamo ko wazumvise. Bagera naho bakwigisha ukuntu igihe immigration ikubajije, hari ikibazo ikubajije, ugomba kumenya uko usubiza. Ubwo icyo gihe naho wagombye gutangira kugira amakenga. Umuntu uri kukwigisha kubeshya immigration y'iwanyu, ubwo ibyo bintu biracyari bizima. Ibintu niba biri genuine, niba kubaza urasubiza nyine uko bigomba kuba biri. Iyo nayo ni warning sign abantu barengaho. Kuri level rero y'urugendo, victim baramutegura bakamwigisha uko yitwara, ndetse bakagera naho bamubwira ngo uzava iwanyu wambaye iyi myenda, kandi imyenda wambaye uzadufotorere utubwire, kandi uzarinda ugera aho ujya utayihinduye. Ubwo icyo bivuze iki? Uri umuntu ukenga wumva iki? Kuko ubundi ntabwo wagombye kurebera kuri, ni ukuvuga ngo borohereze easy identification, bagutambuwe mu buryo bworoshye ukigera hariya, ukigera ugisohoka mu kibuga cy'indege. Icyo gihe rero muri za briefing uko ugomba kwambara baba bikubwiye, kugira amafaranga ya cash, amadolari witwaza ku mufuka, kuko hari igihe immigration ishobora kubaza se muri cya gihe uzaba ubaye hute, utarabona akazi. Ubwo ni kugira ngo bagufashe nibura utazaba ikibazo aho ugiye. Bakongera kukubwira ati, ubwo muri briefing babagize banabi baguha, bakakubwira ati ushake na visa card. Nubwo yataba iriho amafaranga, igihe bakubwiye ngo se amafaranga ko ari bake, bavuga ati andi nyafite hano. Urumva bari kukwigisha ukubeshya immigration yiwa. Ikibabaza niyo uhageze immigration yiwa ikakubaza, irebye nka travel history yawe, ibona ari ubwa mbere ugiye kugenda, bagira amakenga bakagerageza kugufungura amaso ukanga, ukumva aho ubwo ko wowe bari kukubuza amahirwe. Ni nacyo baba bakubwiye. Ba traffic muri briefing babaha, bari abagizi banabi muri briefing batanga, bongeraho ngo ibi bintu si ngombwa kubivuga ahantu hose. Urabona iyo bivuze hari igihe bipfa. Ibintu byanyabyo bitarimo amanyanga, kubivuga bitwaye iki? Urabyumva? Ngo ibanga ngo uryibike kugira ngo utagira umuntu kugira inama. Ugende nyine bagutware,
ube wa mutwe umwe wigira inama yo kugira gute. Nibyo navuze, ikintu gitangaje niyo immigration igerageje kukugira inama, kugukangura, kukubwira ati ko ari ubwa mbere ugiyeyo, biriya bihugu kutabimenyereye, waba wizeye aho ugiye neza, gatangira kubeshya kuko baba bagutegura. Icyo gihe rero wagombye kubibonamo nka warning sign, wagombye kubifata nk'ikintu cyagombye gutuma wongera gutekereza ubwa kabiri. Uba ugomba no kwibaza impamvu immigration yo yagize ayo makenga. Ni abantu baba bari mu kazi bamenyereye, babona abantu bahuye n'ibibazo, ugize amahirwe wa profita iyo experience yabo ugasubira inyuma. Ariko hari abasubijwe inyuma, basubiye inyuma baranashima, bavuga ati uzi ko bya bintu koko byari ububandi, byari ubugizi bwa nabi, uzi ko bya bintu bwari ubucuruzi bw'abantu. Ariko nawe igihe bamusubizaga inyuma yari itotombye, akumva ko ari amahirwe bamubujije. Oya, abantu icyo tubasaba ni ukumva ko inzego za leta zibereyeho ineza yabo, inzego za leta zibereyeho ineza yabo, ineza ya rubanda. Ntabwo zibereyeho ngo zikubuze amahirwe. Iyo bakubwiye ngo rwose kiriya gihugu cyihorere, ni igihugu utakwirirwa ujyayo kubera ko muri no minsi hari ibintu byo gucuruza abantu, wagombye kugarura gusubiza agatima impembero. Hanyuma phase ya gatanu rero bisa nkaho ishobora kuba ari final phase. Wageze mu ndege ikugeza kuri destination. Urugero navuze twifashishije buriya bavuye mu gihugu bazi ko bagiye muri Thailand, ariko byarangiye bisanze Myanmar na Laos. Myanmar mujya muhumva. So akenshi abagizi ba nabi baba bamaze gutegura nuko uzasohoka muri ya immigration ya cya gihugu kindi kizakwakira. Ntabwo inzego zose ari nk'iz'i Rwanda. Hariho inzego rwose bafatanya n'abo bagizi ba nabi. Umuntu agasohoka, ubwo icyo gihe azasohoka yambaye ya myenda, azahagera bamenye imyenda yambaye, bamwidentifyinga, umushinzwe ahita amwakira, amucisha hariya, amuhereza umushoferi umutwara. Kaza umuntu umwakira ukiri aho ku kibuga, bakaba baragufotoye, bakaba barakominitse n'abo bagizi ba nabi, bakavuga ngo package yaje. Nta nubwo abakitwa umuntu, bamwita package. Bamwita package. Icyo gihe bagatangira rero kugutwara, baguhererekanya mu modoka, uva mu modoka umwe ujya mu yindi, uva mu modoka ujya mu yindi, ukaza kugera ahantu kuri final destination, bagahita bakwaka telefone, bakwaka passport. Icyo gihe ibintu biba byamaze guhinduka. Byamaze guhinduka. Iyo maze kwaka passport, bamaze kwaka na telefone, ubwo nta communication iri mu maboko yabo. Ibi rero ni inzira bano bantu bagenda bacishwamo, ariko urebye uhereye kuri ya phase ya mbere haba hari za warning sign. Warning signs ni iki? Ni red flag, ni bya bimenyetso bikugaragariza ko ibintu birimo bishoboka kuba harimo amanyanga, harimo ubugizi bwa nabi. Ariko kubera ukuntu baba bakwijeje, bakuryoheje akazi keza, umuntu ntabe yatekereza neza. Tumaze rero kumva aya mayeri akoreshwa, ndagira ngo wenda mbaganirize ku cy'amategeko avuga kuri iki cyaha cyo gucuruza abantu. Iki cyaha cyo gucuruza abantu kiba mu bice bitatu akenshi. Igice cya mbere ni igice twakwita recruitment, gushaka abantu. Recruitment, gushaka abantu. Hanyuma icyo ni igice kigizwemo gushaka abantu, kubatwara, kubohereza, cyangwa se kubabika ahantu runaka mu gihe bategereje kugenda. Hakabaho n'icyo bita means. Means ni uburyo. Akenshi usanga harimo amayeri, gushukwa, ibyo bijejwe,
icya gatatu rero ni igice noneho impamvu hajemo act, means na purpose. Purpose ni impamvu uwo muntu ajyana, nta yindi. Mu gucuruzwa hari ibyo bita bashobora kugenda bakagukoresha akazi k'uburetwa, hari aho bashora mu buraya, hari aho bashakiramo inyungu, hari aho bakuramo ingingo z'umubiri, hari n'abakoreshwa nyine akazi k'ibyaha nka biriya rubyiruko rwakoraga muri online scamming. So ibyo byose rero iyo bavuga ngo gushakisha abantu, recruitment, ubu ngubu recruitment isa nkaho yimukiye ku mbuga nkoranyambaga, bya bintu twita ngo ni amahirwe. Mbere nubwo muri no minsi n'ubundi hashobora kuza ushobora kukubwira muvugana gutya wamwise inshuti, ariko biragenda bigabanuka bijya kuri online. Amahirwe, ibyo twita amahirwe ku mbuga nkoranyambaga, mujye mumenya ko ni nyina wundi abyara umuhungu. Ese ayo mahirwe kuki ari wowe wumva ajeho gusa? Abandi kuki ubona batayashamadukiye akaba ari wowe uyashamadukiye? Aho ngaho tujye twibaza iyi si ntabwo ukibaza amahirwe y'akazi aje iwawe, nawe ubwawe wakwireba ugasanga n'ubushobozi ntunabufite cyane cyangwa ntunaburusha benshi, ariko ukibaza ngo kuki bantoranyije. Buriya nta kintu impamvu bagutoranyije, kuko bakubonyemo ko ari wowe udafite amakenga. Rero kuri online ya mahirwe bavuga ni akazi, kwiga amashuri meza, bourse, gushakira umukunzi, ibintu nk'ibyo ngibyo byose, ndetse n'amafaranga n'ibindi. Rero iyo hageze ibyo bita gutwara uwo bashaka gucuruza cyangwa gushakiramo inyungu, ije kuri phase ya transportation, hari abo basaba ko bava mu gihugu, tuvuge bakaba bakubwira umunyarwanda ngo uve hano ujye mu gihugu duturanye kidasaba visa, kuko ibihugu byinshi duturanye ushobora kwambuka bidasabye ko ufite visa, nubwo waba ufite passport wagerayo noneho bakagushakira visa uriyo, kuko bazi ko inzego za hano ziba ziri maso, bakagufasha no kubona ibyangombwa. Hariho n'abagufasha kwambuka. Muri ubu buryo bwa online bakohereza tike. Umuntu wakuguriye tike kugira ngo ajye kuguha akazi, ibaze izo mpuwe, kandi tike ntugira ngo igura make, amadolari hejuru ya 500, kandi bo ntibita ngo kuri sezo runaka apfa kuba yakubonye n'igihumbi yayishyura n'500, kuko abazi ko byanze bikunze nugerayo akubyaza inyungu. Noneho iyo wagezeyo batangira bya bikorwa byo kugushakiramo inyungu. Kugushakiramo inyungu ni mu buryo bwinshi: gukora akazi hishyurwa undi muntu, akabi k'ubucaka, gukoresha imirimo y'ubucakara cyangwa y'uburetwa, gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi, ngira ngo icyo kirumvikana, gukinishwa ibikorwa by'urukozasoni nka za pornography hishyurwa undi muntu, gushyingirwa ku gahato, gushorwa mu bikorwa by'uburaya, gukoreshwa akazi ko gusabiriza ku nyungu z'undi muntu, gushyirwa mu mitwe yitwaza intwaro, kumukuramo ingingo z'umubiri n'ibindi. Ibyo rero ni ibice usanga bigize ryacuruzwa ry'abantu, aho wenda itegeko risobanura ni itegeko ryo kuwa 13 kwezi kwa 8 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi, aho ingingo ya 3 isobanura icuruzwa ry'abantu ngo ni igikorwa cyose gikozwe n'umuntu hagamijwe gushaka inyungu, uha cyangwa ushakira undi akazi, utwara, wimura, uhisha cyangwa wakira undi muntu hakoreshejwe ibikangisho, imbaraga cyangwa ubundi buryo bwose bw'agahato, nk'ishimuta,
uburiganya, ubushukanyi, kumubonerana kubera ububasha amufiteho. Ibi byose ni uko bisobanura. Hariho igikorwa cyose gikozwe n'umuntu wese uha akazi, utwara, wimura, ucumbikira cyangwa wakira umwana hagamijwe kumushakiraho inyungu. Kwakira umwana ushaka umushakiraho inyungu. Gushakira inyungu mu wundi byo ni ugukoresha undi imirimo y'agahato, ubucakara n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'ubucakara, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Gukoresha umuntu mu gusabiriza kubera umubyeyi umwana utabyaye, kumwakira mu muryango cyangwa kumwishingira hagamijwe kumugira umucakara, kumukoresha mu gusabiriza. Impamvu tuba tubivuga, tuba tugira ngo dukangure abantu. Igihe cyose wumva ibi bikorwa ubwira urwego rw'ubugenzacyaha. Hano ibaze ngo kubera umuntu umubyeyi umwana atabyaye, kumwakira mu muryango cyangwa kumwishingira hagamijwe kumugira umucakara. Gushakira rero inyungu mu wundi, nanone guha umwana umuntu utaramubyaye ngo amugire umwana we, ibyo ni nka adoption, ariko umwakire mu muryango cyangwa umwishingire hagamijwe inyungu. Guca ingingo z'umubiri, ibyo birazwi cyane, nabyo byavugwaga cyane. Noneho rero iyo bavuze ngo ibikorwa bifitanye isano n'ubucakara, ni ugukoresha umuntu bugwate mu kwishyura umwenda. Ugasanga umuntu agezeyo ngo bamushakiye akazi, ariko ka kazi bamushakiye noneho ukamuhaye akavuga ngo urakora ariko wishyura ngo amafaranga watanzweho ya tike ya pasiporo ya visa ngo byagutanzweho, agakora ari byo yishyura. Ibi rero ni ibikorwa bigiye bigize iki cyaha cy'icuruzwa ry'abantu. Iki cyaha nacyo mu kukirwanya habamo imbogamizi za mbere burya zishingiye kuri ba victim ubwabo, kuko hari ba victim iyo ugerageje no kubagira inama bumva ko uri kubarwanya, uri kubabuza amahirwe yo kujya kwishakira akazi. Yari yiboneye pase y'umukunzi, uri kumubwira ibintu binyuranye. Urumva haba habayeho ikintu cyo kutagira amakenga. Hari ba victim bumvira abagizi ba nabi kurusha inzego za leta. Ngira ngo umwaka washize hari ijwi ryigeze guca kuri social media ry'umugore watabazaga, ngira ngo mwararyumvise, atabaza ari muri Oman. Buri muntu abaremerewe nabi. Buri igitangaje nuko uriya muntu yari yaraje, ageze ku kibuga, barebye bakoze assessment n'ahantu agiye, baravuga ati yagiye gucuruzwa, bamusubizayo. Amaze kumusubizayo, ubwo niko atangiye kuvuga, yongera avugana n'aba traffic bakavuga ati rero niba byanze ku kibuga cy'indege shaka izindi nzira. Buriya cyagiye atabazaga yaraciye mu zindi nzira nyuma y'uko agaruka kandi agiriwe n'inama. Ntabwo yavuze ngo agaruke turamwakira tukamuganiriza tukamwereka ibyago yaragiye guhura nabyo, ariko hariya ngo umuhana bigenze gute agiye avaye. Ntabwo twari ibyo dushaka, ntabwo dushaka kubahana bavuyeyo, turagira ngo tubahane mbere y'uko bagenda, kuko kugerayo uhurirayo n'ibintu bibi byinshi. Uwo mudamu yarakwiye kubera isomo benshi. Tumugira inama, turamugaruye, yanze kutwumvira, aragenda aca muri za nzira bita ngo ni panya. Ageze yaravuga ngo iyo mbimenye, atangira kwibuka no kumva ibyo bamubwiye, atangira kwicuza, nibwo yatabaje. Ariko si u Rwanda ni umubyeyi, rwarongera bamufasha arataha. Ngira ngo ababyumva bumve level yo gushamaduka kw'abantu, bumve uburemere bwo kuba batagira amakenga, uburemere bwo kumva nabi. Sintinya kubivuga, ni ukumva nabi.
we bakugira inama none uravuze ati reka nce shortcut, ntabwo aba ari byo. Noneho hari izindi mbogamizi, hari abagarurwa mu gihugu ukazumva ko nyine bongeye baciye mu zindi nzira, ibyo nabivuze. Biragoye nanone gutandukanya burya umuntu ugiye mu kazi ke. Hariho n'abagenda bavuga ngo bagiye muri business, cyane cyane iyo ari umuntu umenyereye kugenda. Buriya n'abariya bari bamenyereye kugenda nabo hari igihe baba traffic. Ntabwo kuvuga ngo umenyereye kugenda mu bihugu, iyo utagize amakenga nawe ushobora gushiduka waguye muri wa mutego. Hari izindi rero mbogamizi nanone zishingiye kuri ba victime, abo bacuruzi. Hari ikintu mujya mwumvise, hari ibyo bita ngo Stockholm syndrome. Stockholm syndrome ni imyitwarire ya psychology cyangwa psychological behavior, aho umuntu uri gukorerwa ihohoterwa cyangwa se ugiye gucuruzwa atangira gufatanya na wa muntu uri kumucuruza, umugizi wa nabi. Ibaze victim agafatanya n'umugizi wa nabi kugira ngo babone uko bacika cyangwa babeshya inzego za leta. Ibyo rero iyo Stockholm syndrome nayo iterwa n'ibintu nakwita ngo psychological survival mechanism. Gushaka wenda nk'uwagezeyo gushaka kurokora ubuzima bwe, kuko hari abo tugerageza gushaka kugarura ugasanga bo ahubwo bagiye kuri side y'abagizi ba nabi, kubera kubona ko aravuga ngo ni hahandi reka ngume kuko ningenda n'ubundi, bakamubwira n'inzira acamo ariko akanga. Hari n'ibindi, iyi Stockholm syndrome iterwa n'icyo bita psychological manipulation. Psychological manipulation aho baba baramwogeje ubwonko, uwacuruzwe yumva ko umugizi wa nabi ari we muntu umushakira ineza. Urugero hano ni hahandi umuntu asanga abeshya immigration, akabeshya immigration, kandi immigration ni igihugu cye, azi ko igihugu cye ikintu kimushakira ari neza, ariko ugasanga yagiye n'ubundi kuri side y'umugizi wa nabi, aho banakubwira niyo ugerageje. Hariho abagarurwa akavuga ati mugenzi wanjye ariyo nawe mumufashe gutya, bakagerageza kuvugana ahubwo akajya arengaho akajya kumena amabanga y'ibyo bamubwiye uburyo yatoroka. Hari rero noneho n'imbogamizi zishingiye kuri nature y'icyaha. Iki cyaha ubwacyo, iki ni icyaha gikorwa aho umuntu yizezwa kugirirwa neza, akazi keza, scholarship, ukumva yagiye kuri side cyane y'uwo wabimwijeje. Nayo icyaha ubwacyo si nka cya cyaha uhita ubona danger mu maso yawe, ubona ko ugiye kugirirwa nabi, ahubwo kubera gushishoza gukeya usanga akenshi abantu nk'abo bashingira bagendera cyane ku byo babwirwa n'abariya bagizi ba nabi. Tumaze kumva ibyo amategeko ateganya, tumaze kumva imbogamizi. Nyuma rero y'izi mbogamizi umuntu ashobora kwibaza ati se ingamba ni izihe kugira ngo iki cyaha kirwanywe? Ingamba zirahari, cyane cyane hari ingamba zishingiye no ku bufatanye butandukanye n'izindi nzego. Hari n'ingamba zishingiye ku rwego rw'ubugenzacyaha. Urwego rw'ubugenzacyaha rufite ishami twakwita anti-human trafficking unit, ishami rishinzwe kurwanya ibikorwa nk'ibi ngibi by'icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi. Hariho ubukangurambaga dukora mu ntara, hari ububa bugenewe abaturage, hari ubugenewe ababyeyi, hari n'ubugenewe abana mu mashuri, kuko tuzi neza ko abana bakiva mu mashuri muri za secondaire bashaka kujya muri university cyangwa muri university bayirangije,
abo ngabo akenshi bashobora kugwa muri uwo mutego wo kuba baba ba victim. Izo ngamba rero nazo z'ubukangurambaga zihoraho, ndetse n'ingamba nk'izi ngizi zo kuganiriza ibiganiro n'itangazamakuru nazo ni zimwe mu ngamba zo kugira ngo habeho tumenyekanisha iki cyaha, abantu babone uko bakirinda, ndetse n'amayeri akoreshwa nayo tuyatahure, dufatanye no kujya dutunga agatoki aho tubibona. Izindi ngamba zihari, guhana ababigizemo uruhare. Ababigizemo uruhare iyo bafashwe barahanwa, ibihano biba biremereye, hari n'aho bigera burundu, igifungo cya burundu, imyaka 25, imyaka 10. Ibyo bihano byo biraremereye. Hari n'amahugurwa ku bakozi b'inzego zitandukanye zishinzwe kurwanya ibyaha. Hari n'izindi ngamba za victim repatriation, gufatanya n'izindi nzego kugarura abagaragaweho ibyo byaha bagaragaye mu bihugu bitandukanye, n'izindi ngamba zo kumenya kuburira abantu igihe bageze ku kibuga cy'indege hagaragaje amakenga ko umuntu ashobora kuba agiye gucuruzwa, akagirwa inama. Hari n'abo rwose basubizwa inyuma, no gukomeza gusuzuma amategeko n'amabwiriza ajyanye n'ibibazo bihari umunsi ku wundi, kongera imbaraga mu gukorana n'izindi nzego, kuko iki cyaha cya human trafficking ni icyaha nyambukiranya mipaka, transnational organized crime, nyambukiranya mipaka, gihera mu gihugu kimwe icyaha kigasorezwa mu bindi bihugu. So gukorana n'izindi nzego ni ngombwa kugira ngo iki cyaha kirwanwe, no guteza imbere imikoranire hagati y'abafatanyabikorwa. Hari abafatanyabikorwa batandukanye, hari imiryango itegamiye kuri leta ibishinzwe nayo kurwanya ibi bikorwa, abo nabo turafatanya. Izo ni ingamba zihari kandi zikomeje. N'ikindi n'ingamba zo gufatanya n'izindi nzego zishinzwe kurwanya ibyaha, harimo no gusenya icyo bita ihuzanzira ry'abanyabyaha, criminal network, kuzisenya, ndetse noneho no gukomeza gufasha abagaruwe twifashishije icyo bita Isango One Stop Center, aho abagaruwe ibafasha muri psychological support, ariko hari n'ubundi bufasha babaha. Hari abaza batagira imyenda, hari abaza bameze nabi, hari abavurwa bahungabanye, Isange ikabafasha psychological support. Hariho n'abahabwa ibikoresho by'ibanze babifashishije mu gihe gitoya aho bari gusubizwa mu miryango yabo. Ku bijyanye rero wenda n'imibare y'abagaruwe babaye repatriated, wenda twakwifashisha imibare y'umwaka wa 24 kwa gatandatu 24 kugera muri 25 kwa gatanu ni 105. Harimo n'abari navuze, abo bose nabagaruye mu gihugu kugira ngo bafashwe. Dusaba ko iyo ugaruwe mu gihugu watanzweho ibintu bingana kuri abo bazi, birababaza iyo wongeye gusanga wongeye gusubirayo, ukongera ugatakana none ngo bongere bagufashe. Ahangaha turabihanangiriza kuko ntabwo ari umukino abantu baba bakina nawo. Leta iyo ishyizemo ingufu kugira ngo ugaruke, ntabwo ugomba, hariho ababyumva ndetse bakongera bagashima bakavuga ati mwarakoze rwose, bya bintu twasanze ari ukubeshya,
twasanze ari ubugizi bwa nabi twari tugiye. Mu bagaruwe rero kwa kundi bareba muri pasiporo yawe bakabona rwose wowe ugiye gucuruzwa, n'undi wamubaza akagarura agasubiza agatima impembero akavuga tuzi ko ari byo koko, mukumvikana akavuga ati reka nsubireyo ntahe rwose murakoze. Mu myaka 5 ishize 2019 kugera 2024 bari 39. Ikindi rero nakongeraho, mushobora kuba mwibaza ati se u Rwanda ni igihugu gikoreshwa ho ni destination cyangwa niki? Ubundi urebye amakuru ava mu iperereza agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari destination ya human trafficking. Nta bakurwa mu bindi bihugu bazanwa mu Rwanda gucuruzwa, ahubwo hashobora kwifashishwa nk'inzira nk'uko umuntu ashobora gucara ku kibuga cy'indege avuye mu bihugu duturanye, ubona ari umuntu ugiye mu kindi gihugu ariko bikazarangira agiye gucuruzwa. No ku kigero gitoya u Rwanda hari igihe rushobora kuvamo abantu bashobora kujya gucuruzwa. Nibyo navuga wenda mu rurimi rw'icyongereza ngo Rwanda is not primarily a destination country for human trafficking, but to some extent can serve as a transit and origin country. Ibi rero nabyo nubwo bimeze gutyo ntabwo bikuraho ko kugumya gukorana n'inzego, dukuraho ibyo byose byo kuba u Rwanda wenda rushobora nubwo ari ikigero gitoya kuba rwakoreshwa cyangwa havamo abantu. Kubijyanye rero wenda n'imibare, wenda tuhereye muri July, ndavuga muri Nyakanga umwaka wa 2024 kugera muri Gicurasi 2025, hari abantu 57 cases z'abantu 57 bari bagiye gucuruzwa, aho abagore ari 52, abagabo ari 5. Ibi ngibi turabisobanura gutya: iyo ugerageje gushyira iyi mibare ku baturage 100,000 kugira ngo wenda turebe ku baturage 100,000 abantu bacuruzwa ni bangahe, usanga ari 0.4. Nta muntu w'igicubaho, ariko niko imibare tubwira. Ni ukuvuga ngo ufata ba bantu victim ugakuba n'abaturage 100,000 ukagabanya n'abaturage mu Rwanda muri icyo gihe 13,246 n'abantu 394, ubona 0.2. Icyo nshaka kuvuga hano ni iki: nubwo tureba ko ku baturage 100,000 human trafficking mu Rwanda ari 0.4%, ntabwo uburemere bw'icuruzwa ry'abantu twagombye kuburebera mu mibare. Ngira ngo ndagisubiramo: ntabwo uburemere bw'icuruzwa ry'abantu twagombye kuburebera mu mibare ngo ni abantu 10, ni umuntu umwe, ni abantu 3, ni abantu 57. Oya, uburemere bw'icuruzwa ry'abantu bwagombye kugaragarira mu mugambi mubisha bari abagizi ba nabi baba bafite, aho bashaka guhindura umuntu, ikiremwa muntu, bakamuhindura igicuruzwa. Reba iryo tesha agaciro ririmo. Uburemere bwacyo rero bwagombye kureberwa muri icyo gikorwa cy'itesha agaciro gikorerwa ikiremwa muntu, aho umuntu ahindurwa igicuruzwa, aho umuntu ahindurwa igikoresho ku bw'inyungu z'undi, aho umuntu ashobora gushakirwa n'inyungu. Mu rurimi rw'icyongereza turavuga ngo the magnitude of human trafficking is not defined by the number of victims, whether 1, 10
or 57 victims. Its magnitude should be defined by the criminal mindset and intent behind the act. The deliberate dehumanization of individuals by turning them into a commodity. It is this criminal intent, this evil mind, that must be confronted and prevented. Ikigomba kurwanwa ni imitekerereze, ubugizi bwa nabi bwo guhindura umuntu igicuruzwa. So uburemere rero bwabyo ntituburebera ngo mu mibare, ngo nubwo yaba umuntu umwe ni ikiremwa muntu, ntabwo gikwiriye kuba cyacuruzwa, ntabwo gikwiriye kuba cyashakirwamo inyungu, ntabwo ikiremwa muntu gikwiriye kuba cyakoreshwa mu bucakara. Ngira ngo icyo nicyo kintu abantu bagomba kwiyumvisha. Bafatanyabikorwa beza rero, dufatanye ubu butumwa kubutanga, ariko namwe bibaho inshingano aho ubona ibikorwa bisa nk'ibyo ngibyo twavuze, ntabwo byakubuza kuba watanga amakuru ku rwego rw'ubugenzacyaha. Mushobora wenda kuba munibaza ati se twabyumvise, izi mpamvu zitera icuruzwa ry'abantu ni izihe? Iyo dukoze isesengura ku bintu bitera icuruzwa ry'abantu, hari impamvu zishingiye ku muntu ku giti cye n'impamvu zishingiye ku bagizi ba nabi. Turahera ku mpamvu zishingiye ku bantu ku giti cyabo. Harimo ubujiji, harimo ubushishozi n'ubuteganya buke. Ubushishozi buke n'ubuteganya buke, kutagira amakenga bimwe navuze, gushamadukira ibyiswe amahirwe byose, ubwomanzi n'uburara buri mu bantu bamwe, buri mu rubyiruko, aho umuntu akubwira ngo nguhaye pase, ngo ugiye gukundana n'umuntu utigeze ubona, utanazi, kubera kubona amafoto. Aho harimo ubwomanzi n'uburara bw'abantu bamwe. Ntabwo twakwirengeza ko hashobora kuba harimo na component y'ubushomeri, ariko ntabwo abashomeri bose. Ndabizi neza, ndanazirikana neza wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo akanyoni katagurutse kamenya iyo bweze. Ariko ka kanyoni burya niyo kagurutse ntabwo kagwa ahantu hariho hose, kagwa ahantu kashishoje. Nawe wowe uragurutse uvuye mu Rwanda wisanze muri Myanmar, uko niko kwakuguruka kw'akanyoni bavuga se? Wapi, ntabwo ari ako ngako. Hari rero noneho n'impamvu zishingiye ku babukora. Impamvu zishingiye ku babukora, impamvu ya mbere ni ubugizi bwa nabi kabisa, ni criminal mind. Harimo no gushakira inyungu mu bandi, ubukire. Ibyo nibyo ubona cyane. Ariko noneho kuri izi mpamvu za nyuma z'aba bakora human trafficking, nabo bashingira kuri weakness kanaka afite, muri bwa bwomanzi abantu bafite, gushamaduka, kutagira amakenga. Aho niho bagendera, bagaprofita icyo cyuho cyuko kuri iyi si cyangwa mu gihugu runaka cyangwa ku mbuga nkoranyambaga hari abantu batakigira amakenga, bizeye imbuga nkoranyambaga kurusha ibindi byose. Ibyo ngira ngo byumvikanye. Hari n'ikindi navuga wenda byatuma abantu bajya batekereza kabiri. Ntabwo ibishashagera byose ari zahabu. Ntabwo ibishashagera byose ari zahabu. Nta nubwo amareshya mugeni ari amutunga. Ntabwo kwa kuntu bakubwiye ngo bakuguriye tike akazi bakwijeje ukumva ko wakugira amakenga. Ibintu bije gutyo bishashagera n'iteka, ni za kado ziri amubazo, ni za kado tubona zitarizo, ni ukukoresha nyine ngo ugere yigezeyo birahinduka. Abagarurwa baduha ubuhamya bakatubwira ngo icyakubwira ukuntu ku kibuga numvaga meze, numvaga
yamaze no gusevinga amafaranga, hariho n'abavino bagujije kuko ngo bafite garanti ko bazi, no kuvuga ngo dansiya vala musique, ugafata ideni y'akazi utaratangira gukora. U Rwanda ni igihugu cyiza, u Rwanda ni igihugu cyiza cyita ku banyarwanda, kibashakira neza. Urebye demarshe zibamo kugira ngo abantu bagaruke, ni ibihugu bike bibikora. Investment zijyamo, imikoranire n'inzego, umuhate, ubushake, umutima kugira ngo hatagira umunyarwanda upfira aho ngaho ari, ni ibihugu bike bibikora. Abandi barakubwira ngo wirwarize, ntawakubwiye, at your own risk. Ariko twebwe no kubagarura turarengaho tukabigisha, nta nubwo tubiregereta, nizo ndangagaciro zacu. Ariko icyo tuvuga ni iki: bantu, rubyiruko, amazi ntabwo akiri yayandi, mwoge magazi, mugire amakenga, mureke gushamaduka. Birababaza, ese ubwo nkawe w'umubyeyi wibabarira ute iyo ubona warakontributinze cyangwa waragize uruhare kugira ngo umwana wawe nawe acuruzwe? Wiyumva ute? Tugira amakenga, ababyeyi nibagira amakenga, nibura batera intambwe babaza inzego. Wemera, wizera gute umuntu ukubwira utazi utabonye ngo uramenye? Ntuzabibwire inzego z'iwanyu bakubuza, nawe ukabyemera. Ntabwo ari byo. Hari imirongo rero yahamagarwaho 166 n'umurongo wa RIB. Ugize amakuru wakwegera sitasiyo ya RIB, wakwandikira RIB kuri info@rib.gov.rw, wahamagara Isange One Stop Center. Ikintu cyose ubonye, tugira amakenga. Muri make, kugira amakenga, kwirinda gushamaduka. Murakoze. Ubwo niba hari ibibazo twafatanya tukongera, ariko ibibazo tubaza ni ibibazo biri muri uyu mujyo, sibyo? Uyu mujyo kugira ngo tugendere mu murongo muzima. Murakoze cyane. Murakoze. Ubugenzacyaha kugira ngo tubabaze niba nibuka neza hari mu kwa gatatu w'umwaka ko abantu bagurisha kugira inshingano. Icyo gihe Excellency yasabye urwego ko bakoresha ubwenge buhangano mu gutahura kugeza no gukora ibyaha, kandi n'icyo mubyo mushinzwe n'iki kigo kuko batuziko mu gihugu cy'akazi. Ese iryo koranabuhanga ryaba ryaratangiye gukoreshwa muri izo nshingano zanyu? Urakoze cyane. Biri mu nzira. Burya ubwenge buhangano ni ngombwa, bugomba gukoreshwa, niho isi igeze, cyane cyane artificial intelligence gukoreshwa muri ibi byaha by'ikoranabuhanga za cybercrime. Ntabwo tugomba gusigara inyuma, tugomba kujya ahead kugira ngo ibyaha tubirwanye. Biri muri pipeline, biri mu nzira, mu gihe gitoya bizatangira gukoreshwa. Ariko ubwo wenda iyo bavugaga ngo artificial intelligence, muri make ni ugukoresha technology mu buryo bwo kurwanya ibyaha mu buryo muri rusange. Ngira ngo mwabonye ko tugira na za drone cyane cyane zo kurwanya ibi byaha bya environmental crime, zirakoreshwa. Ubwo ni mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga turwanya ibyaha. N'ikindi, buriya muri cybercrime hari ibikoresho tugenda twiyubaka, ibikoresho bijyanye no kurwanya ibi byaha byakoreshejwe n'ubundi cybercrime. Ibyo turabyumva neza kandi twumva neza ko tugomba kubikoresha. Artificial intelligence tugomba kuyikoresha kuko niho isigana, n'abakora ibyaha nabo baragenda bayifashisha. Lazima tugomba kuyikoresha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubwo umuvugizi wa guverinoma Girani Makoro yatangazaga ko mu Rwanda twagore b'abantu 10, yavuze ko abandi 5 basigayeyo,
ndashaka kubaza process igeze yo kugarura bariya batanu saba question mbere y'icyo kibazo ese impamvu batanu batagarutse ni kubera impamvu za politike hagati y'u Rwanda na Myanmar cyangwa ni ukubera abantu bo bagize imbogamizi saba question ya gatatu waretse ntabwo gusubiza kimwe ingufu zo kugira ngo bagarure mu gihugu ziracyakoreshwa baracyashaka uburyo bagaruka ntabwo ndi bujye muri detaye byo kuvuga ngo impamvu ziri bitinda ni izi ngizi cyangwa n'iziriya ibyo byaba ari ntabwo byaba ari ngombwa sinzi ko hari n'icyo byadufasha gusa icyo nakubwira ni uko process ntiyahagaze yo kubagarura ndetse no kuloketinga abandi aho bashobora kuba bari niba banahari kugira ngo bose bagaruke ni process iri gukorwa rwose nta kibazo mu mbogamizi mwatangaje bavuze ko hari bamwe mu bantu bamenya ko bari ariko bo bakabahitamo gufatanya n'abanyabyaha bagaruke ese abo mwategereje mu kintu cyo kuvuga ati urugero mwavuze ko hari ukuntu babeshya imigrasiyo ugasanga bagize ubwo kuvuga ngo kubera ko twabeshya imigrasiyo turasubirayo badufunga akaba ariyo mpamvu uransaba ngo tujye muri detaye y'ukuntu ibintu bikorwa ntabwo byari ngo icyo nzi cyo ibikorwa byose biri gukorwa ni kubw'ineza ya rubanda ni kubw'ineza y'abo bantu kugira ngo baze mu gihugu cyabo bave muri ibyo bikorwa bari gukorerwa by'ubugizi bwa nabi murakoze cyane ndashaka kubaza ikibazo kijyanye n'ibyo mbona ku mbuga nkoranyambaga byo kwamamaza bimwe mu bigo bibeshya ko bitanga amaviza y'utwo tuzi mwahoze muvuga rimwe na rimwe mbona bakisanga baguye muri ubwo bucuruzi bw'abantu hari ibyo bihugu mwahoze muvuga birimo Myanmar birimo Laos Cambodia izi sosiyete zivuga ko zirangira abantu akazi hariya imahanga hari mufite izihe ngamba kugira ngo murebe nimba kuko badashobora kubeshya abantu bifashishije ibyamamare kuko nitwe tubyamamaza ni itangazamakuru ibyamamaza kugira ngo abantu nibagenda hariya babwiye ko bagiye mu kazi bataza kwisanga mu bucuruzi bw'abantu kuko ingero ni nyinshi hari abagenda amatelefoni bakavaho nk'uko mwabivuze hari n'uwonzi wagiye muri Hong Kong ubu yabuze uko atahandaza gushakisha amakuru wenda nyabahe nawe n'umunyarwanda agiye vuba bino bigo biri gushuka abantu bikoresha ibyamamare imbuga nkoranyambaga bikarangira abantu akazi hariya muraza gukora izihe ngamba murakoze cyane ingamba zo zarafashwe igikorwa uracyumva akazi kacu mfite ibiri gukorwa byose biri muri za nkingi eshatu ziri muri mandate yari gukumira gutahura no kugeza ibyaha byose birakorwa ahubwo rero namwe mudufashe abo bantu mwamamaza namwe mugira amakenga kubamamaza nk'ubu ngubu nk'uwo wamenye ashobora kuba yaraciye muri kampani ukaba ukiyamamariza kandi uzi ko yagiye ntiyanagaruka namwe mufite social responsibility mufite responsibility social yo kumva ko namwe muri party ya society ariko uzi ko ushobora kwamamaza kampani ikora ibyo bikorwa byo gutwara abantu hanze ejo ugashiduka n'umwana wawe nawe amutwaye papa yaramwamamaje ndamwizeye ubu wazibabarira tugira amakenga niyo amakenga ntabwo ari amakenga y'uruhande rumwe ni amakenga y'abaturarwanda bose mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi tukagira amakenga agamije no gutanga amakuru ntugite aho ngaho waratinze kuba waratanze amakuru kuri uwo muntu uzi ko yagiye yabuze no kagaruka ubwo urumva baramubaniye vuba ryari tangira amakuru ku gihe urakoze kuba yegukariye
muri ya yindi yabagarutse wenda ntabwo naje gukuramo abagiyemo kabiri. Igihugu ni umubyeyi Karege, igihugu ni umubyeyi. Ntabwo waza ngo uvuge ngo yari victime ariko still ni wa victime noneho utumva w'ubujiji bwinshi. Icyo nzi cyo iyo umugabo akamugeza mu Rwanda ntabwo bwa gatatu byamubaho, ariko nta kindi wamukorera. U Rwanda ni umubyeyi, ruhora rufunguye amaboko, ntabwo rwabura kumugarura nubwo yakoze amakosa. U Rwanda ni umubyeyi mu buryo ko niyo wakoze icyaha, ni nk'umubyeyi nyine. Iyo umwana wawe yakosheje uramuhana, ariko se uramuta? Uraza twe rero ntabwo bavuga ngo uri bumuhane, kuko ibyo ari byose nta cyaha yakoze, usibye erega n'ibiba byamubayeho nabyo ni isomo. Ntabwo biba byoroshye, ntabwo rero wakongeraho ibindi. Ahubwo aramutse yaragize uruhare rwo kuza gutwara abandi nabo, aho ngaho ho yahana, kuko hariho abanyarwanda batwara bagenzi babo. Ni ukuvuga ngo impamvu tubivuga birahari. Ibi bintu bya pase twabivuze bahita ariko ntabwo ni ibintu biba ngo yashakiye ngo umuntu ngo hariya ngo afite amafaranga. Bashiki bacu, abantu babaye abandi bandi. Niyo wagiye gutyo urumva uko agufata nawe, uko hariho n'abagenda batungurwa ngo uwo yabonaga ngo ku mafoto si we yabonye. Nibyo nyine, ntabwo uwakwiyerekaga si we n'ubundi, kuko aba yihishe nyine. Nibwo bwa bubandi, nibwo bwa bugizi bwa nabi, nicyo kintu kiba kiri muri ubwo bugizi bwa nabi. So Karegeya rero nagusubiza mvuga nti u Rwanda ni umubyeyi n'ubundi, rurabagarura rukongera rukabigisha. Icyo nzi cyo ntawe ushobora gusubirayo bwa gatatu. Akoze ukayizo jande n'urabi. Icyo nagira ngo gufashe clarification kuri abibari hari uko ntabishe neza, ariko ntabwo icyo kibazo kubaza tubona abantu bajya gucuruza kenshi bajyana mu bintu muri benshi. Leta y'u Rwanda cyangwa se yabanze ko hari polisi ikorana gufatanya gute cyangwa se gukorana gute ibyo bihugu, hari we amasezerano y'imikoranire ku bantu bava mu Rwanda bajyayo bafite ku buryo bushobora kutahura abanyabyaha. Hari ababacuruza ariko hari n'ababagura abanyabyaha, abo bakoresha. Ahantu nagira ngo tubwire ku kijyanye n'imikoranire. Imikoranire reka bariyo mperaho. Imikoranire irahari biciye muri za ambasade z'ibihugu byacu ziriyo. Ni imikoranire ishingiye yuko niba n'umuntu yaje mu buryo bw'akazi agomba gukoreshwa mu kazi kubahirije amategeko, ariko noneho bariya nabo baba bari kugurisha abantu, ni ugusaba ko bakurikiranwa ibyo bintu bigacika. Kuko akenshi usanga wenda ibihugu bimwe bidashobora kuba bibiha agaciro karemereye nk'uko u Rwanda rubifata, ariko ni bimwe, ntabwo ari byose. Ibyo abafashwe barakurikiranwa, ababonetse bakagarurwa, ariko noneho tugasaba icyo gihugu ko iyo criminal network nayo isenywa, urwo ruhererekane narwo rusenywa. Ndetse ariko noneho natwe tukibanda kuri sayidi y'iwacu yo kubwira abanyarwanda no kubigisha ngo bave muri ibi bikorwa, bareke kwishora muri ibi bikorwa by'ubucuruzi. Ku bijyanye rero n'imibare, sinzi ikintu tumvise, ngira ngo nari nanabisobanuye cyane. Nari natanze imibare kuri uyu mwaka Nyakanga 2024 kugera Gicurasi Werurwe kwa gatatu kugera Werurwe 2025, habonetsemo 57, aho abagabo bari 5, abagore 52. Nabishyize ku baturage ibihumbi 100. Iyo bashyize ku baturage 100 ubona 0.4 victims.
ngira ngo iki kintu mujye mugisobanura neza. Hariho abashobora kubona ko imibare ari myinshi cyangwa ari mikeya, ariko ntabwo human trafficking igomba kurererwa, uburemere bwayo ntabwo bugomba kugaragarira mu ndorerwamo y'imibare. Nubwo yaba umuntu ni icyaha kiremereye, nubwo yaba babiri ni icyaha kiremereye. Ni ukuvuga ngo tubirebere muri iri teshagaciro, aho umuntu ashobora guhindurwa igicuruzwa, abantu bakabyemera bakabirebera, hakaba n'ababigiramo uruhare. Aho niho ngira ngo duca akarongo. Iri teshagaciro aho umuntu ashobora guhinduka igicuruzwa, nicyo kintu kibi. Iyi criminal mindset y'aba criminals, aho yumva ko agomba kungukira mu bikorwa by'akababaro by'undi, icyo nicyo tugomba kurwanya cyane. Murakoze. Yes, Ruti. Murakoze cyane. Tuba Diffusion TV. Nifuzaga kubabaza mu isesenguzi y'ibikora ntacyo mwaba mwarabonye ku bijyanye n'abakoresha batubahiriza amategeko y'umurimo ushobora gutera abakozi kujya gushakira imirimo mu bindi bihugu bikabaviramo ikibazo cyo kuba bacuruzwa. Murakoze cyane. Ahubwo ubwo twabifashe dutya, gukoresha abantu mu buryo butubahiriza amategeko byaba bifitanye isano na human trafficking. Tukiri freezing gutyo, turaza kugera no kuri icyo gisubizo cyane. Iyo urebye gukoresha abantu mu buryo butubahirije amategeko y'umurimo bifitanye isano na human trafficking. Urugero nshobora kubaha, ngira ngo hari case mwabo muzi y'abantu bafashwe bungukiraga mu mibonano mpuzabitsina y'abandi, abantu babyinaga bambaye ubusa. Ngira ngo murabizi, ukumva ngo uriya muntu afite abantu baza bagasambanywa akishyurwa. Urwo ni urugero, ariko bo hari igihe babona ko ari akazi. Ni akazi ko mu kabare guserva, ariko ngo hagera n'umukiriya ukifuje ukaba ugomba kutamusuzugura, hanyuma hakishyurwa kanaka. Ibyo bifitanye isano rwose. We ni umukozi unafite na konti, ariko noneho iruhande hari ibyo bikorwa byo kungukira mu mibonano mpuzabitsina yo. Niba hari n'aho muzi mujye mututungira agatoki, bifitanye isano n'ibicuruzwa by'abantu. Amahirwe mu Rwanda ni presque byantabyo. Habaye hari aho umuntu ashobora gukoreshwa akazi k'ubucakara, habaye hari aho umuntu ashobora gukoreshwa akazi k'uburetwa, kubonera gufatirana umuntu mu ntege nke ze akamukoresha akazi, aho ngaho rwose biba bifitanye isano na human trafficking. Habaye hari ahantu umuntu yungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi, ibyo byaba bifitanye isano n'iki cyaha cya human trafficking. Ngira ngo ntabwo icyo navuga, ntabwo kondisiyo z'akazi zose zigoye ziganisha muri human trafficking, ariko hari ibikorwa bishobora gukorerwa mu kazi byarangira bibaye human trafficking, nk'ibyo nakubwiye: ubucakara, uburetwa, kungukira, exploitation, kungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi, cyangwa se gukora hakishyurwa undi. So habaye hari ibyo byaba bifitanye isano. Ndakeka mu Rwanda simbizi ko bihari, sinzi ko hari ahantu hari abantu bakoresha ubucakara n'uburetwa, ntabwo twari twumva, ariko bibaye bihari ibyo bintu byaba bifitanye isano na human trafficking.
Teta. Murakoze bagize n'abakoresha ahubwo ari verification imibare abapibyo akayizo yari yabashije nkurikije no nafashe natubwiye ko kuva muri June 2024 kugira kwezi n'umwaka ndetse neza muri 2025 harimo cases za repatriation n'eshanu ahandi mutubwira yuko muri 5 years hari cases 39 zo abo 39 nabagaruwe ku kibuga cy'indege kwa kundi basesengura ugiye hehe wamara gusobanura bakumva ko byanze bikunze ushobora kuba ugiye gucuruza aho rero bakugira inama yo kuba bateye byihorera ni naho nababwiye abenshi bahagarutse barashima bavuga ati uzi ko byari binanigiyemo kuko byari gucuruzwa yego abijana n'abatangiye no baracyari abifofisi to clarify the responsible. Thank you. 105 105 ni umubare w'abantu babaye repatriated mu hagati ubwo umwaka ni July 2024 May 2025 sibyo okay abagaruka